Bene data, reka tuganire ku mpano. Impano Imana itanga ni nyinshi cyane, ariko impano dukunda kwifuza cyane cyane ni impano y'Umwuka Wera yo guhanura, iyo duheshwa no kurambikwaho ibiganza n'abakuru. Dushima Imana rero ko ari ibidushoboza byose, kuko ari nta muntu wabyishoboza atari imbaraga z'Imana. Ibyanditswe byera twasanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 11 umurongo waho ni uwa 17. Reka tuhasome twumve uko Imana ishaka kutubwira ku mpano. Ngo nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe ubwo twizeraga Umwami Yesu Kristo, ndinde wo kuvuguruza Imana. Abantu benshi bakunda kwibaza ku Mana nuko ikorera mu bantu, nuko itanga impano. Benshi bakagira amatsiko, abandi bagaca imanza, abandi bakavuga uko bashaka, ariko mureke gukora kw'Imana kugaragarire mu bantu yatoranije igaha impano, ahubwo iyawe uyikoresha uti. Nubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe, burya umuntu wahawe impano niwe uzi imbaraga z'impano, niwe uzi uko Imana ikoresha impano, niwe uzi akamaro k'impano. Ariko wowe udafite impano ntabwo uzi uko Imana ikoresha impano. Elisa mu mpano Imana yamuhaye zakoze neza kugeza ku rugero rw'uko n'amagufwa yamaze gupfa yakoze igitangaza. Ubwo abantu bahungaga biruka bajugunye hasi umuntu wapfuye, ku magufwa y'umurambo wa Elisa akazuka. Icyo ni igitangaza kigaragaza impano z'Imana, ko niyo waba wapfuye wakorera Imana. Wakorera Imana. Elisa niwe uzi umumaro w'impano. Ubwo yageraga ku mugore w'umushunemukazi adafite umwana, akamubwira ati uri kwifuza iki? Ese ushaka kumenyekana ku bami? Ushaka gutunga ibintu byinshi? Ese ushaka kuba umuntu umenyekanye bikomeye? Aravuga ngo oya, ngo ibyo byose Uwiteka binkoreye ni byiza, ariko mfite agahinda karusha ubuzima bwawe ndi kugenda nyuramo. Ati kubaho ndafite umwana byamarira iki? Kumenyekana nta mwana byamarira iki? Kuba umuntu ukomeye nta mwana? Ese Imana ibimpaye byazarya abandi? Wumve ukuntu impano y'Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Byatumye umushunemukazi yizera Imana iri muri Elisa. Elisa aramusabira avuga ngo Mana, kindi gihe ngiki tuzongere tunyure hano, uyu mubyeyi akikiye umwana. Ni ukuri Imana yarabikoze. Iyo ni impano y'Imana iva mu gutegeka. Elisa nta bintu byinshi yakoze, nta magambo menshi yavuze. Iyo ni impano y'Imana. Umutambyi Eli yinjiye mu rusengero asanga Hana ari gusenga, ababaye afite agahinda, ari iminwa gusa ari kuzunguza. Yari yarabuze urubyaro, afite agahinda n'umubabaro. Ariko impano iri mu mutambyi yo kwaturira umuntu bikaba. Aravuga ngo yewe Hana we, ati genda Imana iguha icyo wayisabye bikubera uko wizeye. Ese nawe urizeye ku buryo umutambyi yakwaturiraho ikintu? Hari benshi abatambyi babaturiraho amagambo ahwanye n'uko imitima yabo yitwaye, aho kugira ngo bitware neza abatambyi babasabira umugisha, ahubwo bakitwara nabi abatambyi bakabasabira ibigeragezo. Ese weho witwara ute mu mpano? Ese uri umunyempano? Urazirondora? Urazizi? Njye nakubwiraga uburyo Imana ikorera mu mpano. Nanjye Imana yarankoresheje ingira umuntu wo kwizerwa, impa impano yo kujya nsabira abantu umugisha no gusengera abarwayi bagakira. Kandi pe nasengeye abantu benshi, Imana ibahereza umugisha, abandi bakira indwara. Ndabishimiye Imana, ntabyirase muri iyi si, ahubwo izina ry'Imana rihimbarizwe muri twe. Izo ni imbaraga z'impano. Eliya yakoresheje impano neza, hari naho yageze asaba ko Imana yahagarika imvura mu gihe cy'imyaka 3 biraba. Hari naho yageze ahanganye n'abahanuzi ba Bayali, arabica bose arabamara, bitewe n'uko bahamagaye Imana yabo yasinziriye. Hari igihe cyo usanga umuntu afite Imana yisinziriye kera, agasenga reka da, agahamagara reka da, akikebagura reka da, akazamuka imisozi reka da. Imana yarisinziriye kera. Ibaza impamvu Imana isinzira ku buzima bwawe, ku bandi iri maso iri gukora imirimo n'ibitangaza. Ese umutima wawe utunganiye Imana? Wasanga ibyaha byawe
byitugatugira ku mutima ari byo bigutanga imbere wimereye, nko mu bihe byo ba Kayini bitwaraga nabi, aho gutamba ibitambo kizima bagatamba ibitambo bipfuye kandi bitashimishije Imana, bitarimo n'umubavu w'Imana. Ese urayirondora impano urazizi? Nakubwiye ubu imbaraga z'impano y'Imana. Ni ukuri ubutumwa bwiza buri mu byakozwe n'intumwa nibwo bitubwiye ngo nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe, ubwo twizeraga Umwami Yesu Kristo, ndinde wo kuvuguruza Imana. Nuko yari abonye Imana ibarimo, kuko mwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, maze abahereza impano. Yaravuze ngo ntabwo azadusiga nk'imfubyi, ahubwo azaduha Mwuka Wera, azakora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe. Abafite ubumuga bw'ibirenge, amaboko, amaso ndetse n'ibindi bazahumuka, bazagenda, bazabaho. Twarabibonye aho Petero na Yohana basengeye ikirema basanze ku irembo ryitwa ryiza, baravuga ngo haguruka ugende. Ni ukuri agenda yinjira mu rusengero ari muzima, abantu bamubona agasabiriza. Nawe rero Imana igiye guhagurutsa kubw'impano z'Imana, ubona akazi, ubona ubucuruzi, ubona amahoro, nawe ubyare kandi ubeho neza nk'abandi bose. Imana izaguha ubukire niwizera impano, ukizera abahanuzi yatumye, ukizera abatambyi, ukizera abakozi b'Imana, ugaca bugufi muri wowe. Imana izaguha impano. Imana iguha impano mu izina rya Yesu. Akira neza ijambo ry'Imana. Nagusabiraga impano kandi umenye umumaro w'impano muri wowe mu izina rya Yesu. Amen.